Igitondo cyiza mwese nshuti z'akadasohoka mbahe ikaze kandi mbashimire aho muri hirya no hino mwese mbahe ikaze mu biganiro n'amakuru byose dutegura mbahe ikaze kandi mbashimire mu by'ukuri nizere ko aho muri mu mpande zose zikikije igihugu cyacu cy'u Rwanda ndavuga bari imahanga mwese nizere ko mumeze neza n'abanyarwanda by'umwihariko muri mu bice bitandukanye bya kino gihugu intara enye n'umujyi wa Kigali mwese nizere ko mumeze neza igitondo cyiza cy'urukatsa umwaka mwiza w'ibyishimo nizere ko mwese mumeze neza cyane impagarike n'ubugingo nibyo mbifurije kandi nongera nkubwira ngo inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza ajya wiga kubanira neza abandi ijuru rizaguhemba burya baca umugani mu kinyarwanda ngo uyima umuto aba yimye umukungu ntukarya amanwa aho akavuze ariko ntugate n'umwanya aho utakavuze kandi banaca umugani ngo kubungana umunyu biwuhindura ivu ntukirate rero ibyo ufite ahubwo ujye urata abakene wakuye mu bukene cyane ko ubutunzi bw'isi bwo buyoyoka nk'igicu ibyo ngibyo rero murabizi ngushimire kandi niba waramaze gukora subscribe Imana iguhe umugisha tugiye kongera kubana nitwaye Misango mu biganiro byacu byose dutegura ndabizi ko mubyishimira kandi mukabikunda muri benshi twababwiye byinshi rero bitandukanye cyane bigiye bikora ku buzima bwacu bwa buri munsi twababwiye byinshi mu by'ukuri bifite umumaro utandukanye ndabizi neza ko n'ubundi ugiye kongera kwizihirwa nyuma yo kuba ngiye kukubwira ku mavuta ya Elayo amavuta ya Elayo ni amavuta amaze kumenyerwa by'umwihariko amaze kumenywa n'abakuru n'abatoya cyane ko ari amavuta adasanzwe amavuta akora byinshi bitangaje nyamara bifitiye abantu benshi umumaro aya mavuta ya Elayo rero nakubwira ko ari amavuta mu by'ukuri asa naho amaze kwigaragaza mu bijyanye no guhangana n'indwara nyinshi cyane zitagira ingano amavuta ya Elayo avugwaho byinshi cyane bitandukanye aho akora ku mpagarike y'ubuzima bw'umuntu cyane aho usanga umuntu wayakoresheje kandi akayakoresha neza amufasha ku mpagarike ye yose yaba umusaza umukecuru umusore umukobwa ndetse n'abana n'amavuta meza cyane rero atagira ingaruka ni amavuta nshobora kukubwira ko mu by'ukuri wayakoresheje ubona ibyiza byinshi cyane bikomotse kuyarya amavuta ya Elayo rero akaba aribwa mu buryo butandukanye ariko ubw'ingenzi cyane nuko aribwa ari mabisi ngiye kukubwira rero byinshi bitandukanye amavuta ya Elayo aza kugufasha wowe nimba ufite ni byiza kurinda umubiri burya abantu mwe abantu benshi ntabwo bazi gusigasira umubiri wabo abantu benshi ntabwo bazi gusigasira umubiri wabo ngo umenye ngo iki ngiki ngomba kukirya iki si ngomba kukirya abantu benshi bakunze gufatirana ibyo barya rimwe na rimwe ntiyite ngo byateguwe gute ntiyite ngo byatetswe gute mbese agapfa kurya tu umuhanga yaravuze ngo abantu benshi babereyeho kurya abantu benshi babereyeho kurya nyamara ngo twebwe ngo turya ngo kugira ngo tubeho mbabarira nawe utekereze uri mu bantu babereyeho kurya ni ukuvuga ngo umuntu ubereyeho kurya uzasanga nyine atita ku byo arya atita ku byo anyweye atita ku cyo abiririyeho atita ku cyo abinywereyeho uri kubyumva we waravuga ati icyo mfa nuko ngira gute nuko ndya nuko nywa ariko burya umubiri mwabantu mwe urarindwa urasigasirwa ariko wari wabone umuntu wiyemeza kugwa mu mwobo awubona wari wabona umuntu wiyemeza gufata icyuma akikata umubiri abibona rero uko ushobora kugira amakenga muri ubwo buryo ni nako n'ibyo kurya ibi ngibi dushyira mu nda mu by'ukuri tuba dukwiriye kugira gute kubanza kubitekerezaho no kubanza kumenya n'icyo biri buze kutumarira reka twinjire rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye inama ku mirire n'ibyo kurya igitabo turi gusoma cyiza cyane cyanditswe na Dr. Elina G. White ni igitabo mu by'ukuri nagukumbuza wa umukunda cyangwa ukaba utamukunda ntekereza ko ubundi abavura bo cyangwa se abadufasha mu bijyanye n'ubuzima
ntago bashingira ku madini n'amatorero, ahubwo tubasanga tutitaye ku nkomoko yabo. Kandi umuntu wese ukubwira icyiza ntekereza ko ukwiriye kumutega amatwi. Tujyane muri kino gitabo rero, aho tugiye kurebera hamwe aya mavuta ya elayo adufasha iki. Icya mbere ukwiye kumenya, Imana yaremye umuntu, iramurema imuha ibice byinshi by'umubiri, ariko irangije imuha ikibuno. Ikibuno nicyo giturukamo umwanda. Ubundi ni ukuvuga ngo iyo wariye ni byiza ko umenya nyine impamvu yo kurya. Iyo wariye ukarya ibyo kurya bitandukanye, igifu kirasya kikakamura, kikohereza no mu mara mato agakamura, noneho izo ntungamubiri zivuyemo cyangwa se uwo mutobe, biriya bice by'umubiri byakamuye, niwo usirikira mu bice byacu by'umubiri bitandukanye, hanyuma bikaza kurangira rero bitumye ubasha kureba neza, umubiri wawe ukamererwa neza, ibice byose by'umubiri bikamererwa neza, umubiri ukabona amaraso, ukabaho nyine utarwara, utagira ibibazo bitandukanye, kubera ko wariye ibyo kurya bitandukanye. Cyakora haba urura runini ari rwo rusohora bya bikatsi. Burya ibyo wariye ntabwo biguma mu mubiri, ahubwo bigera igihe bigasohoka, bigasohorwa rero n'urura runini. Urura runini rero rukaba ari rwo runyuramo umwanda utuma ujya kuri tuwarete kuwituma. Hanyuma hari ubwo rero ugira uburwayi butandukanye bitewe nyine nuko wariye bya bindi nakubwiye, nyamara utitonze ukagira icyo bita impatwe. Icyo bita impatwe rero ni kwa kundi nyine ugira wumva utameze neza, nyamara wajya no kuri tuwarete bikanga kandi ukumva bishaka, ariko mu by'ukuri kugira ngo urura ruzarekure maze umwanda usohoke bikanga. Ndaza kukubwira rero ko amavuta ya elayo ari igisubizo kuri kino kibazo. Icyo ngicyo ucyandika ahantu kandi wamaze kucyumva, ni igisubizo gikomeye cyane kuri kino kibazo. Ikindi cya kabiri, Imana yarongeye irema umuntu, imuha ibice bitandukanye, harimo igifu. Igifu rero nacyo gishinzwe gusya cyangwa se kuba cyatunganya bya bindi, kikabyoroshya kugira ngo bizagere muri ya mara twamaze kuvuga hejuru, nyamara byamaze gukorwa neza. Ni ukuvuga ngo ibyo kurya uriye bwa mbere urabanza ukabikacanga, ukabyumvira mu kanwa, ukabinoza, ururimi rukajya ruvangavanga, ubwo amacandwe nayo ariko agwamo bikoroha, kugeza igihe wumva ko nta buye ririmo, wumva ko mbese bimaze kunoga. Ubwo umuhogo ukitegura kubyakira, ukabisunika, ukabiroha mu gifu. Igifu rero kikabisya, kigakora bya bindi twamaze kuvuga hejuru. Igifu rero nacyo hari ubwo kijya kigira ibibazo bitandukanye, maze kikarwara, kikazahara rwose, kikagira yewe n'uburibwe bukabije. Hari abo kirira inyuma mu bitugu, hari abo kiriramo imbere ukumva uburyaryate bukabije. Ndetse igifu mu by'ukuri hari aho abaganga bagira gutya nyine, nuko bakakubagada, bakazana icyuma rwose igice cyawe cy'umubiri bagasatura, ubundi bakajya kukoza mu gifu, bakongera nyine bakakoza. Ariko ntekereza ko uruguma n'uruguma, ahubwo tumenye kwirinda kuruta uko twajya kwivuza. Igifu rero cyamaze kugira ibibazo bitandukanye, harimo ibisebe no kuba igogora ridakora neza. Nakugira inama cyangwa se inama ku mirire n'ibyo kurya tubona muri kino gitabo nkubwiye izina ryacyo nuko cyitwa, inama ku mirire n'ibyo kurya. Dr. Rina G. White akugira inama yo gukoresha amavuta ya elayo. Ni igisubizo rwose gituma igifu cyawe gikora neza ku rugero nawe rushobora kugushimisha. Ikindi nakubwira nanone nuko umuntu afatwa n'uburwayi butandukanye, ariko ubwo burwayi butandukanye rimwe na rimwe bukaba nyine bushobora kumuzanira urupfu. Ndetse hari n'uburwayi urwara ukanduza n'inzu yose, ndetse ukava no mu nzu ukanduza n'abo hanze. By'umwihariko uburwayi bwitwa igituntu. Igituntu ni indwara mbi nayo rwose ibabaza, ariko igahitana n'imibare myinshi y'abantu. Ndetse umuti wayo bakubwira ko ugomba kuwurira cyangwa se kuwunywera imbere ya muganga. Ni ukuvuga ngo urumva ko ari indwara mbi, aho muganga atakwizera ngo aguhe umuti ngo uwujyane mu rugo, ahubwo akakubwira ngo ngwino ngufashe
uyinywere hano mu gihe runaka, kandi bakaguha isahane yawe, igikombe cyawe, uburiri bwawe, mbese ibintu byose ugahezwa kubera uburwayi bw'igituntu. Ku bantu rero bafite uburwayi bw'igituntu, mu by'ukuri Ellen G. White abagira inama cyangwa se inama ku mirire n'ibyo kurya, bakugira inama yo gukoresha amavuta ya elayo ku mafunguro yawe ya buri munsi. Igituntu rwose ntuzamenya naho giciye. Ikindi rero dusubiye ku bijyanye n'igifu, igifu kigira uburibwe butandukanye. Rimwe na rimwe iyo cyamaze kugufata, n'abo mubana n'abo mukorana nabo usa naho bagira ingaruka, kuko abenshi ubabwira nabi, urakaye, ibyo ukora byose ubikora mu kavuyo, ukumva nyine udashaka ko hari umuntu ukuderanja. Uburyaryate rero bw'icyo gifu, uko hazamo ubusharire bukabije mu gifu, maze bukagutera gutura imibi iryana cyane, barakugira inama yo gukoresha amavuta ya elayo. Ni meza cyane, aragufasha, ibyo bintu birashira burundu. Twavuze byinshi cyane, ariko barakubwira ngo mu by'ukuri amavuta ya elayo aragufasha cyane, ndetse agasimbura imiti yose uzi ifasha zino ndwara. Mu by'ukuri amavuta ya elayo arazihiga cyane. Ngira ngo rero nshuti yanjye wamaze kubyumva, ibijyanye n'impatwe, ibijyanye n'igifu, ibijyanye ndetse n'igituntu ku mavuta ya elayo. Kano kanya nimba ufite inshuti, ukagira n'umuvandimwe ufite kino kibazo, reka nkwingingire kumusharinga kino kiganiro. Ariko kandi ushobora no kugisharinga inshuti n'abavandimwe bawe, kugira ngo mu by'ukuri ejo tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Ntabwo ari byiza rega ko duhora dutonze umurongo kwa muganga, bidutakariza umwanya, kandi burya abantu benshi bagera kwa muganga baramaze kuzahara. Tumenye ibyo turya n'ibyo tunywa, uburyo dukwiriye kubirya no kubifata. Ni ibintu by'agaciro cyane, kandi ntekereza ko byajya bitwunganira umunsi ku munsi. Mbashimire cyane, mbibutsa ko ibiganiro byacu kugira ngo bikugereho, ibuka gukora subscribe, ibuka gusharinga, dusigire komanteri, urayikinge, ni byiza. Ikindi, nimba unadukeneye, andika hano kuri WhatsApp yacu, tuganire byinshi biruseho. Mbashimire, nitwa MC Misango. Ikiganiro